niba utifuza ko bakwiba kuki wowe wiba niba utifuza ko bagusambanyiriza umugore kuki yagusambanya abandi niba utifuza wagutera ingume kuki wowe yitera undi numara kumva ko ibyo wifuza kugirirwa ari byo wagirira n'abandi isi yose izaba amahoro. MGN7 ububiko bw'ubumenyi bwifuzwa kandi bwizewe. Siganuza Benge mu bumenyi n'ikoranabuhanga, Siganuza Benge mu muco n'imibereho myiza, Siganuza Benge mu bukristo n'ivugabutumwa, Siganuza Benge mu ishoramari n'iterambere, Siganuza Benge mu mubano n'imibanire. Ni mu kiganiro Siganuza Benge. Ya kuri udukurikiye nukuri Uwiteka yakubonekeye kera, tinukuri agukunda urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye agukuruza ineza arakwegereza. Rero ushobora kuba waracitse intege cyangwa se wumva uri gusubira inyuma, nta kure cyane wagera Imana itababarira, kandi nta kure cyane wagera Imana itagukura. So mbanje kubashimira, ndi Banamwan Ramadan, turi kuri MGN7 ububiko bw'ubumenyi bwifuzwa kandi bwizewe. Uyu munsi nagatangaza, turi kumwe n'umushyitsi, umutumirwa wacu, kumuvuga no kubasuhuza reka kore mu nganzo kugira ngo mwumve, atwibwire mwamaze gutahura uwo ari we. Ni karibu. Nimuze murebe iwacu urukundo rurakeba, murebe iwacu urukundo rurakeba, rumwe twahawe n'umukiza umubyeyi udukunda, runtera kuririmba ntashyire ejuru cyane, ntishimwa nyagushimwa kuko wankuye ahakomeye. Dore urwo rukundo urwo Yesu yankunze, dore urwo rukundo nirwonge mbabwira, ngo murusabe namwe maze mwibonera amahoro. Kubyiyumvira ijwi ryo ndumva mwatangiye kurimenya, kuko ni umuntu uzwi mu gihugu, cyane cyane mu ndirimbo zivuga butumwa. So rero mbere yuko twibwira, murabizi nkuko musanzwe kubimenyera, aha ni kuri MGN7 mu kiganiro Siganuza Benge, mu bukristo nivuga butumwa. Rero reka tumwakire asuhuza abakunzi ba MGN7, anabibwire. Ni karibu. Murakoze cyane, ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu, amahoro y'Imana be muri mwe. Nitwa Hakizimana Evariste, ndi umugabo ushima Imana, kandi reka mushime ni mu gihe yangiriye neza, ampa agakiza, ampa amahoro yo mu mutima, kandi ayo mahoro ndayasazanye. Ndi umugabo ushima Imana, kandi umwami yampaye agakiza n'amahoro ndayasazanye. Kuri mwebwe ubukristo ni iki? Ubukristo yego ni ukuba Kristo nyine. Ni ukubura uwa Kristo, yego, ukora nk'ibyo Kristo yakoraga. Ubukristo ni ukwirinda icyaha n'igisa nacyo. Ntabwo ubukristo ari idini, nkuko nyahunda kubivuga ngo kujya mu ijuru usa amadini si n'amazina. Ni ukwihana ibyaha. Iyo wihannye ibyaha ugatangira urugendo rujya mu ijuru, ukirinda ukarwana intambara nziza kugira ngo utongera gusubira muri bya bindi wihannye, ubwo uba wiswe umukristo nyine ugatangira gukora ibyo Kristo ashaka. Niko kuba umukristo. Ntabwo kuba umukristo ari kuvuga ngo ufite izina rya kabiri, kuvuga ngo ufite amazina angaha abiri ngo narabatijwe, ntabwo ari ubwo bukristo. Ubukristo ni ugukora ibyo Kristo ashaka, ukagendana nawe wicisha bugufi nkuko nawe yicishaga bugufi kandi ari umwami. Yego. Uti ubukristo ni ukugenda nka Kristo wicisha bugufi, muri make ukagera ikirenge muke. Ku muntu ubumvise bwa mbere cyangwa se uri kubareba bwa mbere, ubundi Evariste ni muntu ki? Mubwire Evariste uwo ari we. Ngira indirimbo yitwa Kabara nkuru. Iyo irimo iryo jambo rivuga ngo Hakizimana Evariste ni muntu ki? Iducishirizeho mu buryo bw'inganzo. Ntabwo nyicuranga kuri gitari gutya. Indirimbo ikoze mu buryo bwa instrument nyinshi. Indirimbo ngo bamwe baravuga ngo
uwo mugabo asate. Abandi nabo bati mbese ubu ndakora iki? Nyirandabizi ati uwo ngenda muzi nimureke mbabwira ibye, uramenya ujya ubara iyo wahagazeho. Wow. Iyo ndirimbo yitwa Kabarankuru. Yego. Naririmbiye abantu bangiyeho impaka turi kumwe. Umwe akagenda avuga ibye ngo narapfuye, undi ngo ndafunze, undi ngo narahunze nageze tingitingi. Bajya impaka, twari tucaranye mu modoka muri minibisi. Birangira bahindukiye nanjye barambaza. Ko nabonaga ndi kubitegereza cyane bari kumvuga nkabareba. Babona ko shobora kuba ngewe nzi uwo muntu. Bambaza nk'umuntu waba umuzi. Ndabasobanurira ngewe uwo muntu mvuga ntago yigeze afungwa kandi arahari ntago yapfuye. Nta nubwo yigeze ajya gitingitingi. Mbese byose bavugaga nta na kimwe bavugaga cy'ukuri. Mbibahakaniye baraho ngo agenda nawe ntabyuzi. Numva iyo ndirimbo isinzamo. Ngomba kuba kuhimba iyo ndirimbo nkayisohora, bamara kuyumva bakumva ko ari nge twari turi kumwe babazaga. Kandi ubu niba bakiriho barayi bamaze kubimenya. None hari mu mwaka ko misingira amatsiko? Bo umwaka ari muri za 1999 muri 2000 gutyo hagataho. Ntabwo niho umwaka neza nyirizina ariko ni hagati ya 1999 na 2000. Mwari mutaratangira kugaragara ku mashusho ng'abantu babone? Ntabwo nari nagakoza amashusho. Amashusho nayakoze 2015. Mu rugendo rwanyu rw'ubuhanzi nahe mateka mwasangiza abantu? Mu rugendo rw'ubuhanzi? Yego, rw'ubusizi nk'uko muririmba ibihangano byanyu kugira ngo mwinjire muri aya mateka yo kuririmba. Ni iki cyabinspirinze mu rurimi rw'amahanga cyangwa se ni iki cyabateye imbaraga yo kugira ngo mubigereho? Mwabitangiye ute kugera kuri aya masaha cyangwa se kugira ngo mbigereho? Yego. Icyambere no kubikunda. Narabikunze cyane. Bikunda ndi umwana. Nkunda gitari. Maze kuyikunda ngerageza uburyo bwose bushoboka nayigeraho. N'ubuhamya burebure. Byaje gushoboka nyine binyuze mu nzira ndende. Gitari nyigeraho, nabakunda kumva ubuhamya bwanjye bazi ko nazikoreraga. Igihe kiragera mbasha kuba nabona ubushobozi bwo kugura nk'izi ngizi zivuye hanze. Ariko nizo nakoraga suko zitavugaga kuko iyo najyanye mu irushanwa rya mbere nakoze natsinze irushanwa mu wa 4 mu rwego rw'igihugu kandi nkoresheje gitari nikoreye. Nabigezeho rero. Maze kubigeraho numva ko ngiye kuba umuhanzi nk'abandi bose nanjye nka umuhanzi ugezweho. Ndimo ndakora amarushanwa nkatsinda, nkumva nyine nzakomeza uwo murimo. Ariko Imana yandemye iza kumpindurira gahunda kuko yabonye ko atari ibyo nampamagariye. Nibwo nahabwaga agakiza, nagiriwe ubuntu nakira agakiza hari muri 1993 ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 8. Ntago nshobora kuzibagirwa uwo munsi n'isaha cyari mu masaha y'umugoroba ya saa 10. Nibwo nakiriye agakiza. Ntangirana rero n'indirimbo zivuga butumwa arizo mugenda mwumva. None muvuze igihe mwakirema agakiza, twabonye uburyo cyangwa se twagiye twumva abantu bakira agakiza mu buryo butandukanye. Hari ababwirijwe barakizwa babwirijwe n'abavuga butumwa, hari n'abandi umwuka w'Imana cyangwa se Yesu nk'uko Paulo abihamya yaramwifatiye aramuhindura. Mwebwe byagenze ute? Nanjye navuga ko umwuka w'Imana wanyifatiye kuko byari byoroshye kumbwiriza. Niyo twagendanaga mu nzira nkumva utangiye kuvuga Yesu, narijijishaga nkahagarara nkajya hariya ku ruhande nk'ugiye kwihagarika kugira ngo banze usigeho nk'intambwe 5 wahindukira ukabona aho nanyuze. Yego, urambangamiye cyane cyane kandi ibi byampaye ubwenge bw'ivuga butumwa kuko nanjye iyo nshaka kubwiriza umuntu ndabanza nkamwiyegeza mu buryo bwose bushoboka. Atagucika. Ntago mpita mubwira direct. Mpita ndasa ku ntego y'icyo nshaka. Abanza nkamugira inshuti. Bwa bushuti bwanjye nawe nkazabona aho ninjirira mubwira ibya Yesu. Kuko iyo watangiraga kubivuga ukimbona tukibonana tangira ko Yesu wawe warakiriye agakiza, nahita hamwe bya bintu azanye kandi ahitamo ngerageza bwose ngumukwepa ntanabimweretse ko mukwebye. Ndibuka ko n'umusaza wambwirije duhuriye mu kazi. Yagiye nganiza amagambo y'Imana akambwiriza, najya kwinjira mu kazi ati tubanze dusenge, ntaba naje atabizi mwakwinjira mu aho nakoreraga nkafunga, yagera ku muryango agakomanga agasanga yakinze ati wasenze,
mbese yarankurikirana mu buryo bwose bushoboka. Igihe kiza kugera nanjye nkajya nsenga nkurikije ibyo yambwiye, ntari kwa mugani ko yambwira gatari kushobora kujya mu kazi udasenze ukaba wakora impanuka ukitema ukagira gute. Ngira ubwo mbyumva nabane nanjye reka nyimanze gusenga mbere yuko ntangira akazi, cyane ko nari umukatolike nzi ko gusenga nyine bibaho. Noneho igihe kiza kugera rero nza gutaha mvuye mu kazi. Nukuvuga ngo umunsi w'Imana, igihe cy'Imana cyari cyageze. Yego. Nyura ku rusengero rwa DPR ahantu bita Remera. Numva umuntu akoze ku murya wa gitari, hari nimugoroba mu masaa 9:40 gutyo. Mwivire mu kazi. Mwivire mu kazi. Ufite ivumbi rya triplex mu biro hose. Umuntu akoze kuri gitari, numva gitari ivuze bidasanzwe, n'ubitandukanye n'izo nkora. Ko n'ubundi nibyo nakoraga. Nakoraga gitari nkazitanga mu magereza kugira ngo abagororwa babone izo bacuranga. Yego. Nari mfite iryo soko. Noneho ndamwanjika njye kureba iyo gitari, numvishe ivuga bitandukanye n'izo nkora. Ngenda rero ngiye kureba gitari, ariko no mutego Yesu yari yanteze. Ngezemo ndinjira mu rusengero, ariko nkumva hari izindi imbaraga zimfashe, nkumva hari biri kumvamo. Ndagenda nicara ku ntebe y'imbere, mbona abaririmbyi, mbona ni beza, korari aririmba, numva ndaryohewe, kugeza ubwo nafatiwe aho ngaho kuri iyo tariki. Mfata umwanzuro, nahavuye mfashe umwanzuro. Nahavuye nihannye, numva ngomba no gukurikirana gahunda zose, niyandikisha mu byo bita kwiga igice. Gahunda ikomeza gutyo mu kwa 10 bitariki 30 ndabatizwa. Nuko nakiriye agakiza, nuko nafashwe. Cyane cyane nahamagawe n'indirimbo, ko ari nazo nakundaga. Iyo korari yitwaga korari ya mbere iremerewe, yitwa korari Amahoro. Iyo yaririmbye rwose irangurura, numva neza, ikizemo neza. Fatwa gutyo. Ndumva hari wenda iki kibazo warumbajije, nubwo mvuze byinshi ariko nabagisubiza. Ibi bintu ni byiza kandi ni inyigisho umuntu uri kutwumva yakigiraho. No kuvuga ngo mwari muvuye mu kazi, umurya w'inanga umwe bakiwuvuza wa gitari, karakarya kamera yagakubita bakarirangiye mu rusengero hose. Umurya ikintu kintangaje nuko none mwarenze intebe z'inyuma muragenda mwicara ku ntebe ya mbere. Numva nshaka kwicara aho ndeba babaririmbye neza, unasanze bahagaze barimo barepeta. Nitegereza uri kuvuza ingoma, ndeba numva nashaka kugera imbere. Urumva ko ninjiye nshaka kureba gitari. Yego. Nasanze rero gitari bari kwicuranga, nitangiye imbere aho nyireba neza. Nagiye imbere nshaka kureba gitari, ariko bituma noneho mbona abantu neza uko nashaka kubareba. Biranyorohera. Yego. Ya, murakoze cyane. Dusubije amaso inyuma gato mu myaka ya za 90, mu gihe mwandikaga bimwe mu bihangano byanyu nka Iherezo, tugeze mu bihe bibi, intashyo, indirimbo mwana iti album yanyu ya mbere, niba mbivuze neza ntago mbizi, Torero ry'Imana n'izindi nga nta mahoro mu byaha nkuko yakunzwe. Ni iki kintu cyabahaga inspiration, cyangwa se ni iki cyabateraga umwete wo guhimba ibihimbano bimeze bitya? Imana rero ishaka kwikorera umurimo, byose irabikora. Nari mfite ishyaka ryinshi, kandi numva nabwira abantu kuva mu byaha. Niyo mpamvu uzareba indirimbo zanyu nutega amatwi uzasanga iteka zitunga urutoki icyaha. Nuko nahamagawe. Numvaga aho mvuye ari habi. Ngomba kubwira n'abasigaye ngo baveyo. Na n'ubu kandi niko bingendekera, numva ndirimba shaka kubwira abantu mwavuye aho hantu muri mukaza. Cyane kuba mwavuye mwirimbukiro mukaza mu bugingo. Yego. Ko namaze gusobanukirwa kurimbuka icyari cyo n'ubugingo icyari cyo. Ni ibintu bihabanye. Kurimbuka ni igihano kirenze ibindi bihano byose tuzi. Umuntu arakubitwa, avuga ati nakubiswe bankubise. Umuntu agafungwa imyaka 30 ngaho ati ndafunzwe, igihe kikazagera 30 igashira agafungurwa. Ariko igihano cyitwa kurimbuka kirashaririye kurenza ibindi byose bibaho. Noneho kandi umunezero witwa kujya mu ijuru urenze umunezero wose uzi ubaho. Yego. Urumva ko ari ibintu bihabanye. Maze kumenya aho mva naho ngiye rero, numva n'abasigaye n'abakorewe nkabajyana aho ndi kujya. Nuko nagiye mpabwa izo ndirimbo,
ubundi Imana iguha ibintu bitewe n'ishyaka riri mu mutima wawe. Niba numva afite umwete wo kuba nabwira umuntu ngo nave hariya nuko nshaka n'inzira nanyuzamo nkayibura, ariko ikavuga ati nyuza muri iyi ndirimbo, ikampa indirimbo, ikampa amagambo, byose nkabikora. Nigeze kukubwira ngo ngira indirimbo yitwa Simpanga. Iyo nigenzuye nsanga ntari umuhanzi, nubwo banyita umuhanzi, kuko hari mpabwa ibyo kuvuga nkabivuga, numva navuga ngo sinavuga ngo ndi intumwa, wenda ngo nite intumwa nkuko abantu bajya bita intumwa, nawe navuga ngo ndi umuhanuzi. Aho nabyemera, kuko hari ibyo nanjye nagiye mvuga mbwirijwe n'umwuka w'Imana, bimwe bikagenda bisohora mbibona. Urumva rero iyo ndirimbo nayise Simpanga maze gutekereza neza uwo ndiwe, ariko ubundi ndi umuhanzi. Umuhanzi ko ahanga ikintu kitabayeho agaterateranya akakibyaza ikindi. Ngewe indirimbo ndirimba nkaba nzisanga mu ijambo ry'Imana ryabayeho ntarabaho, ngo ndi umuhanzi. Cyangwa ndirimba ubutumwa bwiza nakuye mu ijambo ry'Imana cyangwa Imana yampaye. Ufite uwahawe ikintu, umuntu agwaye ikintu ngo ngaho ukoresha iki kintu, ntago wavuga ko wagihanze kuko wagihawe. Nanjye rero mpabwa ibyo mvuga, ntago wenda icyo nkora ni ukubitunganya, nkashaka ijwi, nkagira gute, ariko amagambo yo aba afite aho yavuye. Icyo ni cyo mu Kinyarwanda bita ubugeni. So impamvu mbivuze gutyo nuko iyo turebye mu ndiri cyangwa se twumvise indirimbo zanyu, hari ibintu mwaririmbye muri kiriya gihe cya kera, kandi tuvuga ko byibuze ariho hari abantu basa nkaho bakijijwe, tukaba tubibona mu minsi y'iki gihe. Ese ubwo buhanuzi bwari ab'iki gihe cyanyu cyangwa se ni iki gihe nyine ubu turimo uko biri kugenda bisohora? Ubuhanuzi ni ubw'igihe cyose. Kuko nk'ubu reka ngo urugero, yego, Pawulo niwe wabwiraga ab'igihe cye ngo tugeze mu bihe bigoye. Akababwira ngo ubwami bw'Imana buri bugufi. Akabivuga nk'ubona bizaba ejo, ariko reba imyaka ishize. Natwe turavuga twagera muri kino gihe cyacu tukabisubiramo. Uhereye icyo gihe bavuga ko Yesu aje, aza vuba, mushaka ubwami bw'Imana, mukiranuke, araza vuba. N'ubu turacyavuga ngo araza vuba. Iby'Imana rero, Imana iravuga ngo umunsi umwe kuri yo ni imyaka igihumbi. N'imyaka igihumbi kuri yo ni nk'umunsi umwe. Urebye aho ngaho ugereranyije usanga umuntu ku isi ahamara amasegonda, nubwo twe tuvuga ngo umuntu yararambye ngo amaze imyaka 100, ariko ku Mana yibona ari amasegonda nk'abiri amaze. Niyo mpamvu rero ivuze ngo ndaza vuba, ibara nk'Imana ibona ko hasigaye amasegonda 2 ngize. Nyamara twe tukabona ni imyaka. Mu by'ukuri iryo jambo rarivuze mpita nibuka ikiganiro wagiranye na Anita Pendo kuri televiziyo Rwanda, ubwo yakubazaga ese ko bahoze bavuga muri kuvuga iby'imperuka, avuga ngo we ku giti cye yumva ko imperuka ariko akuna umuntu abavuye mu mubiri. Ese imperuka izabaho? Mwamusubije iryo jambo. Mpita nkunda cyane cyane nko kuri indirimbo yanyu nta mahoro mu byaha, mwaramubwirije afata icyemezo, sinzi bamubyibuka. Bango okay, izi zara ni n'ubu bwoya bw'ibisatsi ngiye kubukuraho, murabyibuka? Mwatunyuriyemo muri iyo ndirimbo. Ntarayinyuramo wenda reka mvuga gatoya. Yego. Ari igihe ubivuga kumva ngo urakabya, ngo uragira gute, uriya abantu nibatazira ko bumvise bazagira n'ubwenge bwa kavukira Imana yabahaye bazabuzira. Ko batakurikije ibyabo. Yego. Byari byose ntekereza umubiri wacu bivuga ko ari urusengero. Ni insengero z'Imana. Ntabwo dukwiye gukora ibyo dushatse. Ngiye kuguha urugero wenda numva yumve. Yego. Hano mu isi turakodesha, tugira amazu dukodesha. Ese uramutse ukodesheje inzu, amara kuyikodesha ikaba ifite irangi ry'umuhondo, ukavuga iti irangi ry'umuhondo ntabwo ndikunze, ugasigaho iry'ubururu. Nyirinzu ataguhawe uburenganzira. Mwagera na hehe? Ku kantu ko gakomera mugasubiremo. Ukodesheje inzu isize irangi ry'umuhondo. Yego. Ugeze mu nzu uti ngiye irangi ry'umuhondo ntabwo ndikunda. Ukajya kugura iry'ubururu ukayisiga. Kandi uri kuyikodesha si yo waguze. Nyirinzu naza muzakiranuka.
nshaka icyo kintu mukivane mu buryo bw'amarangi mu gihuze n'ubuzima tubayemo muri minsi. Biravuga ngo imibiri yacu ni insengero yego z'umwuka. Imana irakurema ikaguha umubiri ikavuga ngo nguhaye umubiri nguyu, igashyiraho ibintu yabiteguye neza, izi n'impamvu yabyo. Ariko twebwe abantu tugashaka kongeraho utwacu, cyane cyane bikunda gukora igitsina gore, niyo mpamvu aribo nibandaho cyane. Ugasanga inzara yaduhaye isura yazo yayishyizeho ibona ko ari uko bikwiye. yego Ariko wowe ukareba utari ku izi nzara wasigaho ibara ry'umutuku cyangwa asigaho icyatsi. Ubyumva utekereje wumva ukuntu ugasiga kuri za nzara. Umuntu akaguha ugutwi na byose ndabivuga muri iyo ndirimbo, ugatobora ugashyiraho akandi kantu kanagana. Singe mbona abasore babikora. Ni iminsi y'imperuka. Ugasanga umuntu afashe urwemba yogoshe bino bitsike, kandi Imana yabishyiriyeho kirahari, ariko ukabyogosha ugasigaho irangi. Muri make ushatse kuvuga ngo wa Mana we, ibi bintu wakoze ntabwo ari byo, wagomba kubinyuza hagutya kwa kundi babihengeka. Bitsike byagomba guca ahangaha bigakata, ntabwo abantu babishyize rwose ntabwo ariho. Muri make mu bwenge buke bwacu Satani adushukamo, akakwereka ko urimo kurimba, ariko mu yindi mbuga urimo urakosora Imana. Wibwira ngo ibi ntabwo ariko byagomba gukorwa. Ibintu byose ugasanga urimo urakosora, urimo urashaka guhindura. Ugasanga umuntu n'inzobe nako ni igikara, nuko ab'inzobe badashobora kwihindura ibikara, burya nabo babikora. Ugasanga umuntu arirabura neza, Imana yamuremye yirabura, ejo mwahura ugasanga ni umuzungu. Byose umuntu ko muheruka yirabura, inzobe yayikuye hehe? Yanze uko irangi Imana yamusize yaryanze nkanzu twavugaga. Ahinduye asize hirye. Ku buhanga, ku bwenge twabonye twavumbuye hano mu isi, ugahita wihindura inzobe wiraburaga wari igikara. Kandi cya gikara Imana yarakirebaga ikanezezwa nuko yakuremye nuko yakugize, ugahita uhindura. Wamara kubikora gutyo ukibwira ko nta rubanza ufitanye n'Imana. Ariko biravuga ngo umubiri wacu n'ubugingo byose birarindwe bitazabaho umugayo kuri wa munsi. Ese umugayo umubiri uzagira n'uwuhe? Aho kantu kuko abakristo batakibaza bakora ibyo ngibyo. Umugayo umubiri uzagira kuri wa munsi n'uwuhe? Nuko Imana izakoze ibi nibi ko nabiguhari byiza, kuki washatse kubikora ugashyiraho ibyawe. Ese bayisabye uburenganzira kugira ngo basigaye ayo marangi? Buriya wenda nka nyir'inzu ubwo tuzabimenya nibagerayo, niba bazagira ngo kugerayo. Ariko numva nababurira, nta barabikora wangu ratucyurira ngo iyo ndirimbo rwose nkumva bayigiye impaka barashakuje, ariko ntago mbanga, mbivuga atari ukubanga n'urukundo mbakunda kugira ngo baveyo badahura n'ingorane igihe kiri imbere. Imana imaze guhamagara abayo, utazasanga bikubujije kugenda. Ntago mbivuga rero kugira ngo mbacyurire, sinuvuga kugira ngo ndabanga cyangwa kubaserereza, oya, ahubwo ni ukubaburira kugira ngo ubishoboye aveyo. Iyo ndirimbo yitwa Nta mahoro mu byaha. Yego muyiducishirizeho. Banawe nkubwira uri ndushyi mu zindi bya hano mu isi birakugoye, dore wakoze byinshi ngo waba mwiza, utazi ko Imana yakuremye neza. Fata inzara zawe uzihindura amabara, umusatsi wawe uhindura ubwoya, ibitsike by'amaso biharuza urwembe, iminwa yawe myiza uyihindura danje. Amatwi yari meza wongeraho ayandi, imyenda ya kigabo uyihindura iyawe. Amatwi yari meza yongeraho ayandi, imyenda ya kigabo uyihindura iyawe. Babazwa nuko aho ugeze ibyo byose, n'agahinda ariho kakugeze. Banawe nkubwire dore ubuza amahoro, ifaranga ryawe rizwi na maraya. Turahitwa mu kabari niho ntaho yawe, umushahara wawe ugemura wose. Wagira ngo uratashye ukahuranya ibyo usanze, ugakubita busanze ngo ugure umugabo. Wagira ngo uratashye ukahuranya ibyo usanze, ugakubita busanze ngo ugure umugabo. Gacya mu gitondo ukareba ibyo wakoze bikakuyobera, ugapfunyika ikimwaro.
bwacya mu gitondo ukareba ibyo wakoze bikakuyobera ugapfunyika ikimwaro. Mva nkugira inama mugenzi wanjye upfuka mubwira umwami Yesu ibyawe byose. Niwe mwami w'amahoro yitwa Rukundo yuzuye imbabazi arakubabarira. Naho ubundi nkubwire mugenzi wanjye nta mahoro mu byaha niko Imana ivuga. Naho ubundi nkubwire mugenzi wanjye nta mahoro mu byaha niko Imana ivuga. Wow. Indirimbo sibye nanjye ubwanjye ndumva n'abazatwumva bose cyangwa se bari kubyumva abayumva ibakora ku mutima. Ni indirimbo ivuga ibiri kuba, ntabwo ari kwa kundi bavuga ngo noneho ngo ni ibintu bari guhanura bizaba. Oya, ndi urubyiruko, ahari hari n'undi w'urubyiruko uri kutwumva. Ibi ni ibintu ushobora kubukora wowe uri kutureba cyangwa udukurikira, ariko wumve ko ugomba guhinduka. Nta mahoro mu byaha. Nshaka tugaruke kuri alubumu yanyu mwise Intashyo. Intashyo inshuti z'umusaraba. Ariko se ubundi umuhanzi witwa Mbonyi Israel muramuzi? Ndamuzi ku mashusho. Ntago turahura imbona nkubona. Njyewe yo numvise ndatangaye cyane. Ahubwo nge numvaga munafitanye n'isano cyangwa se mufite ukuntu muri ahantu mugakora ibihangano. Kuko icyo nshingiyeho ni iki? Iyi ndirimbo yawe afite indirimbo yitwa ngo eka ndirimbo mwumve. Izo ni Intashyo mubwire abakunzi b'umusaraba. Kandi ni indirimbo mwitira alubumu yanyu. Mba numva bijya gusa. Wigeze nawe byumvaho? Nawe numva nawe niba nayo yitwa Intashyo simbizi sinzi ko yayise. Ariko narayumvise. Si rimwe si kabiri ndayumva. Ni iki muyivugaho? Nayivugaho iki? Kuko amagambo arasa. Amagambo arasa ko ari amagambo se yose aba muri Bibiliya. Ntago navuga ngo yaranyiganye, niba yaranyiganye kandi nabyo ni byiza. Ntago tu bihangano by'Imana ntago ari nk'iby'isi. Kuba nabivuga nawe akabivuga ntacyo byishe. Twese nivuga butumwa turimo umurimo w'Imana. Gusa iyo bisa cyane abantu bakabibyumva cyangwa se buri wese ashobora kubyumva ko wenda yaba yasubiyemo amagambo navuze. Bigaragara nabi imbere y'abashinzwe kureba ibihangano by'umuntu n'uburenganzira bwabyo. Ariko natwe tutabyinjiyemo nk'abahanzi ntacyo byatanga. Ese ayisubiyemo simurege ninde wamurega? Ngese mvuza amagambo muyo yaririmbye ntandege ninde wankurikirana? N'iby'Imana nivuga butumwa ibyo rwose ntacyo bitwaye. Simuzi gikora nzi ko ari umuntu wamenyekanye kunzwe cyane. Ni umwana rwose uzamutse neza. Ndavuga ko ari umwana kuko iyi ndirimbo yitwa Intashyo ngiye nayisohoye ataravuka. Nkurikije imyaka afite nasohoye alubumu y'Intashyo Israel Mbonyi ataravuka. Ariko Imana imufashe ikomeze kumuha imbaraga azamutse neza. Azagera mu gihe cyacu tumaze gusaza nawe afite ibindi ari kumarira abantu. Yego. Cyo namusaba gusa aramutse nyumvise cyangwa se ambonye akumva nk'iki kiganiro. Yego. Nuko yazirinda uko agenda. Yego. Akagenda nk'umunyabwenge. Akazagira umumaro mu gihe nk'iki n'igihe kizaza. N'ibihangano bye nkuko bikunzwe bikazakomeza gukundwa. Muri make no kuvuga ngo nukurinda ubuhamya bwe. Yego. Kugira ngo atazagira icyanduza ubuhanzi bwe. Yego. Kuko hari utuntu twinshi wenda sinzi niba ari ugutwi kwanjye kugenda, kuko yunumvise umuntu afite ubutumwa bwiza ari guha abantu cyane cyane nkuko mujya mutanga ubutumwa. Nambonye ari buhanzi bo mu Rwanda batanga ubutumwa. Tuge nk'urugero, hari nk'indirimbo yanyu irimo amagambo avuga ngo nuko uwo mwami andebye urukundo ruramusanga ngo ngwino mu bandi cyangwa se ujye mu bandi. Ruramusaba
uramusaba Ikinyarwanda hari ugusaba no gusaba. Ikintu iyo cyagusabye kiba cyakuzuye. Oho. Ni Ikinyarwanda. Nuko so nawe hari indirimbo avugamo ngo nuko ngihamagara imbabazi ze ziritaba tingwino nsange mutima ibintu bimeze gutyo. Nkumva amagambo musa nkaho mujya kuyahuza. Ahubwo nge ku giti cyanjye natekerezaga wenda hari igihe umuntu umuhanzi afite umuntu umugira inama cyangwa se umufasha mu bihangano bye, numvaga ko mubifite mu ruhari. Ariko burya Imana itanga impano mu buryo butandukanye, ikagira n'ukuntu igenda ihuza ibintu. By'Imana kenshi mwuka bari umwe. Birahura. Yego. Nashaka kuvuga ijambo rwose kumva ko hari ihuriye n'iryo yavuze, ariko umwuka ubagenderera n'umwe. Hari ikibazo nagiye numva ku bantu ku ruhande ngiye ku giti cyanjye, kuko burya iyo umuntu umukunda wumva ukunda kumva ibihangano bye, hari igihe uri kumucuranga n'undi muntu akabyumva cyangwa se yaba yagusuye akavuga ariko uyu muhanzi cyangwa se uyu musaza Evariste ntajya aseka, ntajya agaragaza umunezero, ni ukubera iki? Ubwo nanjye basigiye ihurizo, none ngewe ngira ubuntu bwo kumuhamubera. Urabona ntari guseka. Yego. Ariko n'umuntu ahamagarwa. Byose ni Imana ibitanga. Yego. Kudaseka si ubugome, hari nabwira ngo mba ndakaye, sinjya ndakara na rimwe. Rwose pe. Mu bintu Imana yangiriyeho ubuntu no kurakara birimo, sinjya ndakara. Hari igihe ushobora kuvuga wenda ukumva uvuze n'ijwi rinini cyangwa ukagira gutunda akavuga ati ndavuganye umujinya. Oya. Uko kubona ucecetse, wareba ncecetse wenda ntaseka, nguriya muntu afite umujinya ngo aririmba arakaye, ntago mba ndakaye. Ahubwo nuko hari ahandi hantu mba ndi hatanyemerera gukora nk'ibyo ngibyo. Ariko reka nanjye mbabaza akabazo. Yego. Wajya bakurikirana imibereho ya Yesu, yaba yarasetse kangahe? Kubera ko ari inzandiko wenda icyakora nabonye hari abakinye filime babugaragaza umuntu ujya kumera nkawe. Burya bakina umuntu uko yarari. Kandi hari impamvu. Buriya ikintu cyose nikijya kiba ujya ntukagitindeho. Byumva ko ari uko nyine kiri. Nese nk'ubu ngewe si hari umuhamagaro ntashobora. Ibyo byo guseka, kubyina, sinkunda kubyina ngo mpimbaze Imana, kuko abantu bahimbaza Imana bakabyina, ariko nyamara bahimbaza baramfasha. Nkunda umuntu himbaza Imana bimurimo. Harahimbaza rwose nkumva nuzuye umwuka wera, munezero ukanyica. Nyamara simbishobora. Ariko ngewe niba ncuranze umuryo wa gitari abantu bakawukunda, ubwo nuko nahamagawe nanjye nzafasha abakunda umuryo wa gitari. Niba ibyo kuririmba ntavuga, ntaseka, ntanabuja, nza ahantu hamwe nagiye barankunda birenze urugero kubera iki kintu. Bivuga ngo rero ikije cyose Imana iguhamagaye uba ufite aburi gufasha. Kandi impano zose zigomba guhurira hamwe kugira ngo zifashe buri wese mu rugendo. Hari icyo utekereza iyo ubonye ndirimba ntaseka. Yego. Mu gihe undi atashobora kugitekereza. Wowe kikakugirira umumaro, kikakujyana ahandi hantu ukabyibazaho, mu kubyibazaho ukavumburamo ikindi kintu. Ibintu by'Imana ni ibintu birenze ubwenge bwacu, ntabwo abona ubusobanuro bwabyo. Ariko kuririmba ntaseka sinanabyigana ngo mbishobore. Kuba ngo ngiye kuririmba nseka ntabwo nanabyigana ngo ndabishobore. Ariko koko ko rero abantu babaza icyo kibazo rwose, icyo nabasubiza ntabwo ndakara, sinya ndirimba ndakaye. Kudaseka ntibivuze kurakara. Ni ikindi nakongeraho nuko niyo mfashijwe mu rusengero abo tubana barabizi. Ikimenyetso kiranga ko nafashijwe simvuga. Hakunda abantu bafashwa bagasakuza bagatera hejuru, ntago mvuga, ahubwo ngewe iyo bindenze ndarira. Umuntu wese agira uko afashwa rero. Yego. Ubwo byumvikanye. Binteye amatsiko. Ubundi ninde Muzehe Evariste afata nk'ikitegererezo cye muri uyu murimo cyangwa se mu buhanzi bwe? Yewe, mbajije ikibazo gikomeye. Kandi hari igihe umuntu ajya mbaza, cyane cyane nko mu buhanzi, ngo umuhanzi ukunda ninde, cyangwa umuhanzi wemera, nda kugira uwo nkunda se kurusha undi.
narabahamagaye Mhm. njyewe nemera se kurusha undi ibyo afite ndabifite Mhm. tugenda buri wese agenda agira ibye Mm. sinikubwiye ko hari ababyina Mm. abantu bashoboye kubyina mwese mwemere gute sinzi iki kintu ukuntu nagisubiza Mhm. ijambo ry'Imana rivuga ngo mwemerane Yego. mwese mukwiye kwemerana umuntu akemera undi ko Imana yamuhamagaye Mm. kuko umurimo ni uw'Imana buri wese azahemberwa ibyo yakoze Yego. uvuga ngo ninde cyitegererezo cyangwa ninde naba ngenderaho cyangwa se ninde ntago nabona igisubizo nsubiza keretse icyitegererezo navuga ko ari Bibiliya Mm. niyo nagenderaho ariko ntabwo nkubona ngo runaka ngo yambereye icyitegererezo yambere icyitegererezo akamfasha ku kintu kimwe ariko ntiyamfasha kuri byose Mm. kuko byose ntabifite byose bifitwe n'Imana no mu ijambo ryayo. Arakoze cyane ngo uwo muntu waba w'icyitegererezo ku muntu byose ntabwo yaba bifite wenda yagira nka kimwe amufatira nk'icyitegererezo ariko ntabwo yamuha byose. None nko mu bwana bwanyu kose mwakuze mwumva abandi bantu bahanga bafite ibihangano, nta muntu mwaba mwarakundaga gutega amatwi? Ahubwo imbazo cyo wenda kuko impano yo gucuranga cyangwa se gukunda gucuranga, yego, nkunda kubivuga nabikomeye ku musaza ntarabona n'isura waririmbye ngo kuko nagiye Bugande yitwa Nkurunziza. Sina ndiri munega nzumva ndi umwana nkumva umurya gitari uraryoshye kavuga ngo nanjye nzacuranga nk'uyu mugabo. Nkumva mbindimo wango narangiza ngiye kwiga primaire ngirangiza nzashaka ukuntu mbona gitari nanjye nige gucuranga nzacurange nka Nkurunziza. Numva indirimbo yitwa ku mwana mu bantu cyane, ariko byagira kuri rya navuga ngo nagiye Bugande yikanyica. Ndabikurana navuga ngo gucuranga kwanjye niwe nabikomoyeho. Kimwe n'abandi bose burya umuntu ucuranga akabwira ati buriya gucuranga kwanjye ndabikomeye kuri runaka, nkuko nzi ko hari n'abacuranga babikomeye kuri njyewe. Ubwo buhamya njya mwumva umuntu akabwira ati njyewe nabonye ukuntu ucuranga numva ndagukunze, numva nanjye nzacuranga nkawe, kandi akabigeraho. Naho rero nabikuye nanjye ni kuri Nkurunziza, njya numva ngira icyifuzo cyo kumubona, n'abakiriho Imana izamfasha mubone, nubwire ko kuririmba kwanjye cyangwa gucuranga kwanjye ariwe mbikomoraho. Mu bintu mwavuze byagiye bakurura umurya wa gitari, nagiye numva ugarukamo. Mukunda gitari kure rwego? Sinzi ko nabivuga kuko niba hari ikintu cyantwaye umwanya, njyewe icya mbere sinigeze niga gucuranga, ntago nabyize, nta wanyigishije. Ntago mwigeze munahugurwa wenda ngo kwa kundi umuntu ajya? Nta mahugurwa. Ikintu neretswe ni kimwe gusa, neretswe n'umuntu, ni inota rya do. Iri bafata gucya niryo umuntu yanyeretse ati dore do bayifata bake gusa, ibindi byose ndabyivumburira. Noneho ndari nsanzwe mfite indi ncurango ncuranga, mfite indi ncurango nihariye itamenywa n'abandi, itazwi n'abandi bahanzi, ku buryo ndegeye gitari uko nguko nayicurangaga nta wundi ushobora kuyijyamo ngo ayishobore. Idushyirireho rwose. Indamuka nyikizeho biragusaba ko nta indirimbo nkuririmbira, ubwo ndayishyiraho bwa nyuma. Okay, niyo keze n'indirimbo oya turesoreza iyo ncurango rwose. Ubwo nk'urugero ndashatse no kubikubwira, sinzi ikindi cyabinyuzemo. Indirimbo wansavye ivuga ngo intashyo, nyicuranga muri iyo regaraje. Ntago nyicuranga iri ku manota yemewe ya kizungu, kavuga ya kizungu ko aribo batuzaniye amanota. Ni incurango gitari biregeye mu buryo bwanjye personnel, nta hundi muntu ngayishobore. Iyo rwose rero ndaza kwiririmba bwa nyuma rwose ikiganiro kugira ngo gitari ndaba nayihinduye ukundi kuntu nze kuza kuyisubizayo nyuma uko bayimpaye, ariko nayireguye. So wowe dukurikiye kuri MGN7, ububiko bw'ubumenyi bwifuzwa kandi bwizewe hano mu kiganiro Siganuza Abenge. Ubwo ugumeho kugira ngo uze kureba iyo ncurango itandukanye utari warebesha amaso cyangwa se wumve icurango. So muze no kuvuga ngo ubusanzwe hari ikibazo nganje yababashije ubwo mwari mwabasuye, nubwo mwabisobanuye mu bundi buryo, ariko reka ngiye nkibaze muri ubu buryo. Ese ninde muntu waba warigeze abasetsa
mu buzima bwanyu njya mubyibuka muvuga ngo uyu muntu yaransekeje, ni iki yakoze kirabasetsa? ubaza ibibazo bikomeye nk'umunyamakuru. Hari abantu babaza cyane, abanyamakuru barabaza kwibaza ibintu bakabije aho babivanye kakuyobera. Nigeze njya muri polisi rimwe, hari ikibazo nari mfiteyo, umupolisi ambaza ibibazo ngeze aho ndamurakarira. Ntimunakarire njyewe rwose. Ko nari mubajije, ariko ibintu byose umbaza bushingiye kuki? Urubaho hereye umbaza ibintu uri kumbaza inyungu yabyo ni iyi. Nawe yarasetse. Ariko numvaga ari kumbaza ibintu byinshi biterekeranye n'ibyanzanye. Ariko ni mu kazi abafite impamvu ibyo muba mwarize. Yego. Ivyo kibazo kumbaza ngo umuntu wansekeje koko. Cyekora umuntu wansekeje. Ntabwo yansekeje, narakijijwe. Nari mfite mukuru wanjye nakundaga. Yitabye Imana. Yarankundaga cyane kandi. Ariko ikintu cyashitsaga kuri we, yagiraga ibintu bibiri bisekeje. Yari umuntu wa mbere urimba mu bantu bose barimba bagira isuku. Ntabwo ndabona umugezeho. Yari afite umwihariko we. Kurige naho yabaga mu gisirikare, uyo wavugaga izina rye baravuga bati umuntu arangwa n'ibintu bibiri, ni isuku n'umujinya. Nibyo tumuziho, ikigo cyose cyari kimuzi. Rero mu bintu byanshekeje rero ni umujinya yagiraga umujinya, bimwe bavuga ngo hari umujinya ngo murandira nzuzi. Rero yagiraga umujinya ngiye ukansetsa. Numva rero umuntu nibuka wanshekeje cyane kuko nigeze kunsetsa. Ndaseka, sinzi niba ari byari byabaho guseka ukagenda umwuka ugahera. Ugaseka ukagenda kugaruka bikakunanira. Kunumva bintangaje. Yarakoze ikintu kidasanzwe. Kidasanzwe. Yangaga udusimba bita isanane. Isanane. Noneho rimwe aza gusanga umugore yadukaranze mu gasafuriya. Agasafuriya yadukaranzemo akibagirirwa hanze. Araza avuye ku kazi, yari umushoferi, mbere yo kwinjira mu nzu ngo ajye kurya, akagasafuriya mu mbuga. K'isanane. Arebye abona mutuguru twazo. Yarakanyukanyutse n'amaguru, harakabyina, aragapondaponda neza, agahindura nka biye. Arangije azana igiti cy'urubingo, asesekamo araterura ajya kujugunya muri toilette. Ahita akatasubirayo, no kurya ntiyariye. Nukuvuga ngo ntiyanagakojeho n'intoki ze, yafashe akantu araterura. Yafashe ikintu atungamo gutya, araterura arajyana muri toilette. Narasetse icyo gihe mbura aho ngarukira. Icyanshekeje cy'uko yagakandagiye, wenda niyo agakandagira yitonze, ariko wenda aragakandagiye ntagashaka. Ariko umujinya yakoresheje n'imbaraga yakoresheje, agira ngo agaponde vuba akamuviraho. Nibyo byantangaje. Ndibuka ko umugore yasohotse mu nzu, aza avuga ngo agasafuriya kanjye, nanjye nahise musunika musubizayo, ko numvaga nahahinguka ari bumwicane n'iyo safuriya, ko nari imuzi. Icyo kintu cyaranshekeje cyane. Uvuga ngo ibyagushekeje ni iki? Icyo gihe se kiza nibutse. Kuko atari ibyansetsaga, birahari byinshi. Ariko icyo nicyo nise nibuka. Nawe mpise mwibuka ko naramukundaga. Gusa mfite ubuhamya nk'uwahibereye, umunsi ava mu mubiri yagiye neza. Siko nzamusanga mu ijuru. Amen. Hari ibimenyetso simusiga umuntu abona nk'uko umuntu atashye. Ko umuntu ugiye ikuzimu uramumenya. None ako kantu wenda abantu bakazi, n'ubona umuntu ateye imigeri, ibyo bita ngo n'ugusambuka, ukabona ateye imigeri akubise akaboko, ujya umenya ngo Satani aramutwaye kabisa. Ariko umuntu w'Imana utashye arasinzira nk'ibitotsi bisanzwe. Icyo nicyo kimenyetso gishobora guhamiriza ngo uyu muntu ahagiye ni heza. Kuko abadayimoni baza kumufata atera imigeri ntibaba baje, baba yajyanywe n'abandi beza, abamarayika beza batamuteye ubwoba. Ariko iyo atera imigeri bavuga ngo baba baje basa nabi, baje kumutwara, ati munde kure, kubita imigeri munde kure, abamujyanye habi. Ariko uwo Yesu ahamagaye yagiye mu ijuru, hano igihe avuga ati, ndibuka umuntu umwe yampaye ubuhamya, ambwira umwana umwe wari urwaye, ngo sinzi ukuntu kaje. Umwana yari arwaye, arembye cyane, no kurya bidashoboka, arembye handi ho kuva mu mubiri. Noneho agira gutya,
bagiye kubona babona arababwira ati arababwiye ngo arashaka kurya. Bamuha ibyo kurya ararya, bati umwana wacu arakize. Bamuha icyo kunywa aranywa. Amaze kurya, igihe yarimo kurya arangije arababwira ati ariko muze n'ibindi. Ati Yezu ari kumbwira ngo tugende. Ati Yezu aje kuntwara. Ati mwana we uravuga ibiki? Bo bari kwishima ko akize, kumva agiye kugenda. Ati ariko se ntago muri kumureba singuri ari kundembuza ngo ninze twigendere. Fati se ari hehe wa mwana urasaze bigenze bite? Ati nyamara murabeho, ati ngende igende, ati Yesu ari kumpamagara. Dore nguri ahagaze mwebwe se nimba mutari kumureba atari kumwe ngo ninze tugende. Ameze nka Stefano. Giye bagikomeje kumubaza n'ibyo bana ahise agira ati arataha. Hari isinzira baragiye. Goze ngo bavuga ngo ntago yagize iherezo ryiza. Ni cya kimenyetso baba bakibonye. Reka ngarukiye kuri uriya. Buri abasirikare njya mbona bagira discipline ukuntu kurya ashobora no kugera muri situation imukomereye ariko akabyitwaramo neza. Aho ntabwo ariyo systeme yabo bikaba byaragenze kuri iyi. Byaragenze gute? Kurya tate imigeri. Bagira systeme no kuba dayimoni. Nawe uracekeje. Ku buryo bavuga ngo ndi umusirikare nibaze ugatega amaboko baka oya. Hariya ni yindi si ntabwo ari turimo. Wenda ahangaho ashobora kwihagarara akavuga ati ndapfa gisirikare. Ariko iyo umuntu ari kuva mu mubiri abayageza ahandi hantu ntabwo by'igisirikare biba bihari. Rero ushatse kumbwira ko umusirikare adasamba. So karagaciyeho no kuvuga ngo nshaka mbabaze ikibazo muze Evariste, ubundi mwebwe mu bihangano byanyu cyangwa se mu ndirimbo zanyu mufite ni yihe ndirimbo mujya mutega amatwi yanyu ariko namwe mukumva ko iri kubafasha mu ndirimbo mufite zose? Murambaza ibintu bikomeye. Nta ndirimbo itamfasha yanjye kuko mbere yo kuyiha abandi rabanzi kamfasha. Itamfashije sinayisohora ngo nyitange. Rero wasohora bitagufasha. Ariko hari no kuvuga ngo nkuko mwibuka ngo narasetse cyane ariko hari ikintu cyansekeje ugereranije n'ibindi ni muri ubwo buryo. Mu ndirimbo mufite kuko nanjye mumbaje ngo mu ndirimbo mufite ubundi nibafasha natanye babwira. No mwebwe iyo mwaririmbye mujya mwumva namwe bakora ku mutima. Reka nkubwire. Yego. Ngira indirimbo nakubwiye ngo mfite indirimbo nyinshi. Ariko hari zo nagiye mpabwa mu buryo budasanzwe. Niyo ndirimbo navuze ndi buririmbe bwa nyuma. Ni indirimbo nahawe yantwaye umwanya. Navuga wenda ko ari nayo nkunda cyane kurusha izindi wenda nubwo n'izindi nzikunda. Ko ifite akantu k'umwihariko. Ni indirimbo natekerejeho kubw'urukumbuzi nari mfite bw'abatashye nabo twatatanye nabo numva ntazongera kubona kubera ubushobozi nari mfite icyo gihe. Numva ntashobora kugera ahantu runaka ntabwo nari nzi ko nzagenda ibihugu ngo ngende igihugu cyanjye gitembere cyose nkirangize. Numvaga ntazabona abo bantu twabanye mu murimo twaharabayeho gutatana bamwe bakajya mu ntara bavukamo twari twarahuriye ahantu gutyo abandi twaririmbanye muri korali intambara ije irabacyura bamwe barataha mu ijuru. Ndicara ntekereza kuzongera kubona abo bantu numva ntibishoboka. Ariko bwa buryo bwa gihanzi buraza. Bavuga ngo ariko uwaririmba indirimbo yitwa Intashyo nkayishyira kuri Radio Rwanda nuko nibwiraga ko wenda nisohora ikayicuranga radio kugera mu gihugu hose ko hari uzayumva mu bo twabanya kumva ko nkiriho ndi kumutahe. Mbafashwe gutyo. Byari saa 11 za mu gitondo butaracya ndabyuka nicara hasi ku isima. Ndirimba Intashyo. Iyo niyo ndirimbo numva ifite ubuhamya cyane kurusha izindi. None n'izindi nagiye ndirimba nzihawe mu ndirimbiwe n'abamarayika. Iki ni ikintu wenda gikomeye kucyumva. Iyi vuga ngo urukundo rurakeba. Ni indirimbo numvise ndirimbirwa. Kandi hari impamvu. Uriya umuntu yaratubwiye ati Imana ishaka kukwiyegereza ngo ikwereke ko ibyo mu ijuru bitandukanye n'ibyo mu isi. Ati kujyana mu bintu ukunda. Adurugera tumwana iyo agiye kwerekwa mu ijuru yerekwa akabati kuzuye imineke n'amabombo n'amandazi ibintu byose umwana akunda akabona
mu ijuru nibyo biriyo. Yajya gukora icyaha akavuga ati ntabwo nakora icyaha ntazabura kuri biriya bintu nabonye. N'umuntu yamaze gukora rero afite ikintu abakunda. Nanjye nakundaga umuziki nkahora nibaza ngo indirimbo buriya mu ijuru indirimbo zimeze gute ko ndabamwe ducuranga tukaryoherwa indirimbo zo mu ijuru zimeze gute. Igihe kimwe rero nanjye ndinibirwa indirimbo yitwa ngo urukundo rurakeba. Iryo jambo rurakeba nta nari kurikura ni ijambo nakuye mu ijuru. Muze murebe wacu urukundo rurakeba nakaririmbyeho ndi gutangira. Nakumvise. Abantu barayikunda aho ariko se hari uburyo nayumvanaga nibwo bayumvamo ntago namenya. Yari iryoshye cyane kandi nta gitari yari irimo n'amashyi. Yari amajwi n'amashyi gusa. Mu gihe muyumva. Ariko uburyohe bwayo ntago nabona icyo mbugereranya na kisinabo. Ibyo mu ijuru ntibisobanuka tukiri mu mubiri ntago wabyumva. Ibyo bavuga ngo by'amatwi atigeze kumva, by'amaso atarabona, bitarigeze byinjira mu mutima w'umuntu. Nibyo duhishiwe. Ntabwo wabona uko usobanura ibyo mu ijuru rero umuntu avugaho duke akavuga uko abibona. Nabonye abamarayika nabonye iki ariko ntabwo wasobanura ubwiza bwa marayika. Aho utangaje. Ako se wamugani uducire nko mu ncamake mwabona gute abamarayika ubwo babaririmbiraga iyo ndirimbo? Ntabwo baririmbye banyiyereka. Mwumvaga amajwi? Numvaga gusa ntabwo nababonye mbona nkubona. Ariko nta marayika se nawe unagenekereje ukurikije uko ubyuma marayika ni mu mucyo nyine. Byo mu ijuru birera na marayika ni umucyo. Ese kwiyereka bitewe n'ikimuzanye. Ubushobozi arabufite. Yego. Kwihindura uko ashaka bitewe n'ikimuzanye. Igihe marayika aza mu mushoro w'umuntu nkawe. Akaza ari umuntu ukagira ngo ni umuntu kandi ari marayika. None buriya umuntu yatandukanye ute cyane cyane dukunda kugira inzozi. Hagiye umuntu aryama akagira inzozi. Yamenya ute ko inzozi afite cyangwa se ari kugira ari kuvugana n'Imana cyangwa n'abamarayika cyangwa ari za nzozi zisanzwe abantu tugira? Yabitandukanyiriza. Ntago wavuga ngo wabibwirwa n'iki ko ari Imana yagusuye ntiwabiyoberwa. Ntago wabiyoberwa rwose niyo wakanguka wavuga uti nasuwe n'Imana kabisa. Ari umuntu wagusuye mu nzozi nabwo wamumenya. Ari marayika nawe yaza nka marayika. Ibyo byose ntago ushobora kurota ibintu ntusobanukirwe ibyo ari byo. Inzozi akenshi zirazimiza ariko noneho ntiwananirwa ntiwarota ikintu ureba n'amaso yawe unanirwa kugisobanura. Ibintu nabikunze cyane nabikunze cyane. So bita bintera kwibaza ikibazo kigira giti ese ko abantu bahamagarwa kuko ubwo tugiye nko mu buryo bw'umuhamagaro w'umuntu twagiye tubona abantu benshi bahamagawe bagakora umurimo w'Imana ariko bakagenda bata wamwimerere w'umuhamagaro wabo. N'ikintu cyantangaje ariko amanze nkivuge nuko mwebwe ijwi numva mu ndirimbo ya za 2000 na kangahe nakanya nibyo ndi kumva muri uyu mwanya ubu agenda rihinduka. So muratubwira ibanga noneho muradusubize kuki abahanzi cyangwa se abantu bahamagawe bagenda batuma hamagaro wabo niye mpamvu mureba ibatera niye nama mubagira gutuma hamagaro terwa n'urugamba turimo turi mu isi kandi yo uwinjiye mu gakiza ubutangiye intambara. Mu rugamba rero iyo urasa nawe uraraswa. Yego. Hari igihe rero habaho kurangara umwanzi akakurasa akaguhamya. Batangira gutakaza umwimerere wagakiza wari ufite, batangira kugendera mu bidafite umumaro kandi wari warabyihannye. Icyo bita gusubira inyuma. Gusubira inyuma. Ni isi ifite imbaraga Satani arayikoresha kurura abantu. Usanga umuntu neza aratakaye pe. Iki kintu kandi njya nkivuga ko rwose abantu dukwiye kwita ku muhamagaro. Abantu bareke guta umwambaro bambitswe ngo bashake kwambara iyindi. Dukwiye kuguma uko twahamagawe. Turabashimiye hagapfundikiye gatera amatsiko tubashishikarije gukurikirana ikiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao.